Mbere yawe byose mbanje kubasuhuza wowe ukurikiye Ikaze TV yacu, aho twibanira tubagezaho ikizamini cya moto kigukorerwa mu Busanza. Musaba niba utarakora subscribe wihute uyikande, wibuke no gukora ku nzogera. Moto utangira ufite amanota 100%. Ubu tugiye gutangira, kurikira urebe. Uvuza ihoni ugiye kwinjira mu kizamini, ukaba wemerewe gutangira gukora. Ukagenda unyura uzenguruka mu 8 ukurikije ibimenyetso ugenda usanga bishushanyije hasi mu muhanda aho uri kunyura. Iyo uvuye muri kunyura mu 8 unyura mu icyo twavuga bita amakona. Amakona nawe uyanyuramo ukurikije ibimenyetso bigiye birimo, ugakomeza. Nawe uri kureba ino video uba utarakora subscribe wayikanda, ukibuka no gukora ku nzogera. Iyo kadukomeze, iyo uvuye hano muri aya makona uhita winjira mu kayira gafunganye. Akayira gafunganye ni ahantu nyine h'inzitane, twakita ko ari aho inzitane. Unyuramo babwira wowe ukurikiye Ikaze TV yacu yuko ikizamini gikorwa iminota 3. Iyo tuvuyemo duhita tugera ahantu ku kizamini cya nyuma cyo kugendera ku muvuduko ugenwe, akaba ari nacyo cya nyuma. Wibuka gukora subscribe. Ciao ciao.